Hello guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana. Kuri umugoroba rero, ubu ngubu mu ndebe, turi kwa gatanu ngiye kujya muri repetition y'itorero, nambaye agapfukamunwa ndwaye grippe. Ndi mu bantu. Mvuye gutanga CV yanjye, ndi gushaka akazi. Noneho nari ndi gutega ntaha, ntabwo nari nzi ko mu by'ukuri mu itega ryanjye hari buzemo ibintu bya gari ya moshi. Ngize gutya mbona ngo 14 ngo kandi yake ngibiki ngo kugira ngo ugere iwanyu. Nsanga ni gari ya moshi. Ubu ngubu ngiye gutega gari ya moshi ngiyingezeho. Ndumiwe. Ndi muri gari ya moshi nyine muri ukuntu haba hubatse. Do. Hariya hirya rero hariya buriya. Agiye guhagarika izindi modoka zicamo zipasinga mu muhanda wa gari ya moshi zambukiranya. Kugira ngo gari ya moshi nyine nicyo. Narangiye kwinjiramo muri ukuntu biba bimeze. Ako nzayibatemberezamo nyakuyibatemberezamo. Ngiyingezeho. Kampaneho kamera y'imbere kugira muyibone. Murabona? Hano nyine gutega gari ya moshi ni ibintu bisanzwe. Na kera ntwite nigeze kujya ahantu ngiye kureba ikintu nene nabonye kuri market place ndangije mbona nyine kugira ngo nyine bagire magere ndatega gari ya moshi nyinjiramo ntabizi mbibwiye sheri ngo ndi muri gari ya moshi ntabwo uzi ko twite ubwo sindi gufatiyemo wabigenza gute sheri nyine biramubabaza ariko ni experience nziza nyine nagize narabikunze dore ko n'abantu basohokamo natwe tugiye kwinjiramo hano tugenda muri gari ya moshi ninjiyemo rero ibimeze nka etaje ushatse umanuka hariya hasi hariya cyangwa se washaka nuzamuka hano hejuru ngera mu biro byo kwicara hejuru nyine kugira ngo ngende ndeba ahantu hose nyine ntwika ameze imbere manuke n'ama esikariye nyine ku kantu kakiryo cyo no muri aka gakorodoro ntega njye mu bindi byumba ibigiye bifite ibyumba byinshi cyatse hano gutya hajya mu kindi cyumba pour ouvrir la porte appuyez ici ukanda hano ntabwo nari business nsizemo ibintu by'imbaraga by'ubunyabyumba pour ouvrir la porte nishaka kuva mu cyumba kimwe ujya mu kindi ukanda hano kagenda mujya mubona mu mafilime ukuntu nk'iyo umwicanyi yakurikiranye umuntu agenda afungura uturyango reka manuka hano hasi murebe ukuntu kumanuka hasi nabyo rero ningera imbere ndazamuka nuko uko gari ya moshi bimeze nyine umeze kuri mu ndege ubundi mu gice cyo hasi ndabona dusize hanze ku dutebe noneho cyose najya no ku gice cyo hejuru nazamuka nyine no hejuru sibyo umuntu w'umusirimu nakanda hano bajya mu kindi gice ndi kujya mu gice nk'icyakanga dore hasi ihaguruka gake hano mureke nzamuke njye hejuru mpite nanicara nyine tugendane ndaza kubabwira ningezaho ngiye si sawa hey guys ibi bundi nibyo mbashaka ko tubana live nyine ikintu nk'iki ngiki mbonye nyine gishamaje nkahita nkibereka mu by'ukuri kugenda muri gari ya moshi ubundi dore hariya iriya muhanda ziriya modoka bazihagaritse kubera ko ziba zambukiranya gutya zigacanga mu muhanda wa gari ya moshi bazihagaritse nimara guca buriya bahita bazifungurira zigende mva hano hateye neza hararambuye byahatari nyine uburyo gutega gari ya moshi aba atari ibintu birenze turi kuri ino sayidi tugenda tureba aho ngiye akurikiyeho gare yitwa Canal niko bavuze Canal nenda viramo muri gare ya Rasare none ibintu byose hano bigira plan no mu modoka ziba zifite nzabereka plan ya metro kimwe Emily yababwiye ngo kitwa gare ya moshi ntago nicyo gare ya moshi ni ingi igendera ku butaka nyine imberetse murayibonye uko ije mberetse ukundi crossing umuhanda nyine ica mu mihanda yayo nibiki na gare yayo naberetse uko iteye
biriya bindi byitwa metro, ziriya metro zo tugira zigendera munsi y'ubutaka, igenda nk'umurabyo. Noneho dore iyi ni pla ya ntuza ya gari ya moshi za hano. Njyewe iyo ndi muri iyi ngiyi ya Kandiyake iyi, sibyo? Noneho mbasobanuriye cette catégorie. Dore hano niho bigaragara neza. Ndi muri iyi ngiyi hano ya Kandiyake, ngiye hano ariko nturutse hano niho mpagurutse Montreal West. Iyi station niyo nari ndiho, nje hano Lasare di Canal niyo tugiye gukurikizaho. Iyi metro rero ibigiye hano Kandiyake niho kuri terminus yaho. Hariya mwabonye n'undi nabiberetse, hari imihanda 3 nuko ndi mo hano, ariko hari undi wari uri inyuma yanjye, hari n'undi wari uringaniye na hano narindi. Ubu iyi Rashine he Doraval hose izi niho ntuza igiyeyo ica muri iyi ntuza. Njye rero iyo nca muri iyi nzira niyo ntuza ndimo, niyo gari ya moshi ndimo nje hano, sibyo? Hano kuvuga ngo hano gusubira inyuma naho nzahabatembereza nimba mubishaka, ariko nuko nguko biba bimeze, nuko nguko nyine inzira zazo zimeze nko muri metro. Naho nzabereka ukuntu nyine baba bagushushanyirije inzira kugira ngo bagufashe. Rero kubera ko bino bivuga bari byabimukira, nyine hahora abantu bashyashya, baba batekereza ko abantu bashaka kutamenya aho bagiye, abantu bashaka kuyoba. Nyine ikintu cyitwa kuranga amayira gikoranye ubuhanga buri hejuru, nyine ntago wabura pe, keretse ufite ikibazo. Murareba, keretse ufite ikibazo nibwo biraguca. Ariko nkakora iwacu tuba tutazi gukoresha ama GPS niyi. Ariko iki kimetro iki nyine kigara moshi byapfiriye hano, cyazira haparitse. Yose ni imihanda nayo ya gari ya moshi. Nukuvuga ngo kuriya ukabura burundu sha umva biba byagucanze. Baba bagerageje kukwereka, bakakwereka aho uca n'amaguru, bakakwereka aho uca n'iki, bakakwereka umva nimba bwati ikintu cyitwa ingi ni gare ya Canal. Njye ntabwo ariho ndaviramo, ndakomeza kuri Lasare. Nimba bwati kugira ngo ubure hano babigizemo uburangare bukomeye. Cyakora nyine urumva amahanda ngarahanda, umururu wese aba ari umururu nyine. Yari ubwa mbere nyine aba ari ubwa mbere, ntabwo nyine biba bimeze. No hande ntabwo uri kugaragara, reka mberekere kuri rone. Murareba hakurya kiriya kiraro turayegeranye, meze nk'umuntu uzengurutse hano nyine kugira ngo uzajye kubura. Sinzi ukuntu biba byagenze, ariko ikintu cyitwa kurangira bagishyizemo imbaraga. Umva baragikoze, niba bwati baragikoze mu byumva, nyine barakurangira kabisa ukamenya ahantu. Reka icyo nkiveho. Nkomeje kubabwira rero guys, ndi muri nyine gari ya moshi, sibyo? Hano hasi yanjye dore ukuntu hameze. Mvuye kujyana ahantu CV yanjye, ndi gushaka akazi. Nkuko nirwo mbabwira kuri tabloading akazi biki, natangiye kugendana ama CV ejo. Ari na nama nagira umuntu wese uri hano muri Montreal. Muri Montreal turiyo turi abantu benshi, kandi ahantu hose nagiye n'ababeshyi bambazaga tu parles français, avuga oui kuko ngewe je peux parler français. Ariko niba uzi ko utavugaga France na gake, umenye ko kubona akazi hano muri Montreal bizakugora. Utangiye uyanstall ushaka ukuntu ugomba kwiga igifaransa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ugutwara CV ugategereza bakazaguhamagara. Iyo ushaka akazi hano muri Montreal, iki ni igiki? Ni imyanda iparitse mu mwanya. Iyo ushaka akazi hano muri Montreal, ugomba guhaguruka ukagashaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo kuko ndi Canada akazi kagomba kwizana ngo nzapfa gushyira online ngo bazampamagara bose. Haguruka ugende printinga CV. Hano guprintinga ni nk'ari ubuntu, ni amasente. Nta nubwo urupapuro rumwe ruprintingwa $1. Ni ubuntu bw'ubusense bw'ubupfupfu. Ni ukuvuga ushaka gufata $10 ukavuga uti ngiye guprintinga amasibi. Kandi kiza cyane ko baba bashaka resume. Ushobora gukora resume z'ibintu bitandukanye. Ikintu cyose wigeze gukoramo ukagikorera CV yacyo. Kavuga uti ngiye gukora CV, niba bari ahantu ugeze gucuruza, ngiye gukora CV zijyanye naho nshaka gukora kuri case cyangwa se gukora muri service ya clientele, wenda nko muri magaze. Ugakora CV zijyanye n'icyo, ugaprintinga CV zijyanye n'icyo ngicyo 10. Tugeze kuri Nozamviramo, ndaje nkomeze mbabwire. Ugakora CV 10 zijyanye n'icyo kintu wakozemo. Warangiza ukagenda uzitambagiza. Guys, tugeze ahantu mviramo, itangiye kugenda gahoro ko yakigiye guhagarara. Rero ndasohotse nyine, ndakomeza mbabwire ningera hanze.
station La Salle. Ndasohotse rero sibyo, ubwo nuko mvuyemo. Hano ni La Salle ni iwacu. Nandi kubabwira niba hari ibindi bintu wakora koze n'urugero mu bucuruzi, printing CV 10 zivuga ko wakora kuri kese, wakora muri service à la clientèle, ibyo byose biprinting ubivugeho. Nurangiza numara kubivuga gutyo ugenda uzitambagiza ahantu hose, shiri kubuto uhaguruke ufata umwanya ugenda nk'umuntu ugiye ku kazi, ugenda ujyana CV ahantu hose sibyo. Nurangiza niba warakoze wenda cyangwa se ufite nk'amakuru ku gipeya bya wenda n'urugero prekoze wa beneficiaire bino by'abasaza, uprinting CV ugenda uyitambaza ahantu hose nyinshi 10 zishoboka. Ujya wandika muri Google ngo residence Niami hose, urebe residence zikwegereye ugenda ushyirayo CV. Nurangiza niba wenda n'urugero uzi kubw'ubwubatsi ukore CV y'iby'ubwubatsi ugenda uyijyana hose. Hano nta kazi kabi gahari, akazi kabi gahesha keza, uba ugomba gushyirika ubute nyine ukagira sibyo. Dore gari ya moshi ndayisize njyewe nyine ndatashye ngiye gufata bisi, ndi hafi yo mu rugo. Nandi kubabwira noneho nurangiza ugenda utambaza CV zawe aho hantu hose. Nukuvuga ngo ibyo ndi kubabwira kugira ngo ubone akazi hano bisaba gushirika ubute. Ejo niriwe ngendana ama CV, uyu munsi niriwe nyagendana, ntago ari kuza ngo mwicare. Noneho tuzarebera hamwe ture ngo bazampamagara ryari, ese niba mpamagara bizaba bifasha igihe kingana iki, ese bazampamagara nabaye, kuko mbana nakoze ama CV y'ubwoko bwinshi nyine nkagenda nyine ndepoza ahantu hose. Ndi kugenda ahantu hateye ubwo bameze nkaho muri filime we, kandi ndabona ndi njyenyine. Ntago abantu bakunda gutega gari ya moshi hano nyine, nisanga gari ya moshi zigenda zica ahantu hageze. So nandi kubabwira rero natangiye nyine gushaka akazi kubera ko umwana yatangiye ishuri asigaye bari kuri garderie. Ni muri urwo rwego nandi kubabwira ngo hari abantu bavuga ngo akazi ngo nago kaba kaboneka ngo ibiki n'ibiki, niba utavuga igifaransa kazakugora kukabona, ariko niba ukivuga kandi nabwo haguruka, ntago bazagusanga mu rugo. Nibyo kwa applying online ni byiza sibyo, ariko ntago bihagije. Ntago kangune magapfuka mu mubasha kunyumva neza, ntago kwa applying online bihagije. Try ugendane CV uhaguruke. Yesu uri guhinga hari agahingi uriho, niba uri gushaka akazi stadire ke nta kazi ufite, niba rero nta kazi ufite haguruka ugenda ugashake ujyane CV yawe. Hari n'igihe ushaka kujyamo ariko ukagera ahantu bari bakeneye umuntu umukozi wenda yatashye uwo munsi, ntago wamenya reka. Ariko niba uri mu rugo gose bazajya kuguhamagara kandi ari umuntu wazanye CV iri hadi. Niyo nama nabagira. Ikindi nari mbakumbuye maze imisi ndi busy, ndavuze nti by occasion reka mfate akanya ko nateganyaga kuzabaganiriza nkabatembereza kuri gari ya moshi. Noneho ndavuze ati reka mfate occasion nindangiza mbahe kano ka video tuvugane tuganireho gato. Yaciye iminsi tutari kumwe ntababona, nari mpuze machine yanjye yamenetse mu jus binci intege, ntago nyine kweditingisha phone mba numva bigoye, ariko ubu ngubu nibyo nakoze kandi ndibaza video zanjye murabona zitari gusa nabi cyane. Ari na mpamvu nta motive nyine n'abandi bantu bashaka gukora YouTube bafite amafone shaka gukora n'ubundi phone yanjye niyo nafatishaga video, ariko kweditingira nkumva bishaka kuba byagorana. Ariko kubera nyine ibyambayeho hano rero imashini yawe nk'ibipfuye urayijyana bakakubwira tuzakubwira igihe cyo kuyikora, kuyicekinga bigasaba icyumweru. Ubwo na appointment zidashira za hano namwe murabyuka. Guys rero nari ndimo ndababwira nyine ngeze mu rugo kwa cyaje mukanya mvuto vuga nari ndi kuva muri gari ya moshi, ngeze mu rugo kandi nababwiye ngo uyu mugoroba mfite repetition mu itorero. Ubu rero kamabwire ndashaka kuza kubana namwe muri ya vlog yo mu itorero, muze kuza kumerekeza murebe ukuntu tuba tumeze. Umukobwa wanjye nyabasharirimba, umwana wanjye arandirimbira guys, kwa ko tuba turi mu itorero nyine kumva barimba banabyina kanabyina kandi tamukinisha ku mwaka wiwe. Anyway cyo nashaka kubabwira mwakoze kubana nanjye, kandi nizere ko kura kubereka gari ya moshi no kubereka ukuntu ikora no gutemberana kuri yabigize akamaro. N'amakuru nabahaye ku buryo bwo kwa applyinga, kudacika intege, gukora ama CV menshi, ikintu cyose wumva wabasha gushobora. Kameme kavuga ko wagikozeho cyo wakoze.
warangiza ukagenda ujyana CV ahantu hose udacitse intege ushiritse ubute kwa nta muntu uzabigukorera. You need to do it yourself. So kandi ukabikorana ushize ubunebwe. Rero ngiye guhaguruka mu rugo mu kanya, ngiye gutegura mwiza wanjye, turabura iminota mike cyane duhita tugenda nyine tujye mu itorero. Ndaza kuza kubana namwe kuri vlog ikurikira kandi ndaza kuza kubikunda, nta mwanya munini mfite, niyo mpamvu sibyo. Mwakoze ko barangiye mu rugendo rwo gutaha mvuye gutwara amaseve yanjye. Ndaza kuza kwishimira kubana namwe mu rugendo rwo kuba turaba turi muri repetition za itorero Umurage, itorero mbamo hano nyine. Ririmba baririmbire didi. Murumva ko mfite umuririmbyi mu rugo rero, iyo mvuze itorero ahita amenya ibyo ari byo. Kwebye uri umukobwa mwiza cyane, aje kuririmba mana we. Aririmba, he's so cute. So rero ubwo nuko nguko ndishimira vlog irakurikira. Turi kumwe mu itorero, murebe ukuntu murajya turi kwitegura. Dufite igitaramo le 23, ubwo ni next weekend nkuko nari nabibabwiye mu ma vlog yashize, kandi tuzishimira kubana namwe. Amatike arahari, aya mbere twari yagurishije ari hard, hasigari soft. Tuzishimira kubana namwe guys. Ciao, mureke nitegure turaza kuza bonana.